Ladies and gentlemen, ndashaka kwakira undi munyarwenya. Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis, ni umu-engineer. Bere sindi kuri stage. Ubu nareba ubwo ndi kuri stage. Hano muri Gen-z ni ukubyizera ubibonye da. Kubona stage. Umeze mutariko. Kabantene nabibwira aza kubyibagirwa. Nitwa Obed Francis. Merisa akunda kunyita Papa Francis. Sinzi impamvu, ariko ntacyo bitwaye dufite na King James ngoma ya cyame yaravuyeho. Gusa ikibazo ni ingaruka bigira. Ejo bundi ko duca kuri kwezi umuvana yaramamagaye. Ngo Pampa, say what? Ngo Pampa Francis ndagufana. Mvuye ku Papa mba Pampa. Merci. Make sure ko abantu babazi ko yenda ari Papa nubwo batapfa kubyizera. Yantuye mu Gitega abantu bashaka kuzantsura bazansangeyo. Mu Gitega niho hantu mari amezi abiri gato bakavukira kuko imico yawe tuyifata. Maze amezi abiri guza ndi kwiyumva nka Robin Hood. Ya mba muri ghetto tu. Kuko naje muri ghetto nari mvuye mu Rwanda ndavuga ni umuviye kamukwepe nigire ghetto hano nzantahira amasaha nshakiye nkarya ibyana ndavuga ni ghetto no buryoye. Ariko nyine ababyeyi bo amageto yo mu Gitega ko nabameze usanga Landlord yigize nk'ari umubyeyi. Nisi 28 ya mbere 30 na 31 nyine bari yo kwishyura tu nta mubyeyi ubukirimo. Abanza akakugira inama akakubwira ati iyi geto rero ngiye geto nagiyemo umumeri wawe yarambwiye ati ifite amategeko 3. Iya mbere nta kuzana abakobwa hano. Irya kabiri nta gakunguka abakobwa nyeneye hano. Irya gatatu sinzigire mbona umukobwa hano. Nubwo amategeko yose yarajyanye n'abakobwa. Intego yanjye ari yo kurya abana muri ghetto uko numvaga bari byo bibaye. Ndamugaye ibintu ntago bishoboka. Turadiringa anyemera abakobwa babiri mu cyumweru. Icyumweru cya mbere agikubita ndavuga ntihajya no muzi. Ndavuga n'ubu nuko ari ubwa mbere. Icyumweru cya kabiri nta mukobwa uje. Icyumweru cya gatatu adimini niwe wansuye. Ukwezi gushira batipa rero bansura gusa. Uko kabiri kwikubise ndavuga Landlord udasigaye cyeka ko ndige. Ndavuga ni nyene backup plan B mamagara sister. Ndamubwira uko byenda kose ugomba kunsura. Muhana tiki. Ndavuga kantu uzageraho mba neza njya kumuzana ku muhanda. Munyuza ahantu Landlord yarari kugira ngo kunzanye cyana. Kwinjira muri ghetto. Tumara amasaha menshi yashaka no kujya kuri toilette sinamwemerera. Nyuma y'igihe kinini ndamubwira okay nari bijyayo. Ikintu cyambabaje narebye hanze numva ari kuganira na Landlord. Ngo nukuvuga ngo ni musaza wawe. Wowe ukaba uri mushikiwe. Ngo nahenze ko yazanye umukobwa. Ndari tubwira no so n'umuhungu Landlord. Landlord. Ako kuzana mu baby ghetto nta mafaranga ufite ntago bishoboka. Ntago byabaho. Umuntu waba utabashobora kwa affordinga ukwezi urajya kwa affordinga mu baby. Nibibaho. Ejo bundi nibwanyicaje arambwira ko amezi amaze kuba menshi nabayige nabyeme. Yanyicaje arambwira ko amezi abaye 3 amafaranga uzayamaryanye. Ndamubwira nge ndi umunyarwenya nkora muri Gen-zComedy na poster ngiye ntabwo uri kwireba. Ejo ndi bazaduhemba. Arabyumva aravuga ati ntarime. Ejo bundi mitarekeza ndavuga amafaranga arava he. Ntekereza igana byose nagiye numva kazi ni kazi teri intambwe abantu bahereye kwijana. Mfite nimero 2000 izi niba sinazibyaza umusaruro. Gusa mfite SMS 30. Ndavuga ngiye guselectinga abantu mbohereze message mabwire nti mwebwe mungurize 10,000. Ngize akabazo kihuse ngurize 10,000. Message ndayohereza. Gusa ikibazo cyabayeho naje gushiduka nanjye nayo yoherereje. Ariko naze kwisuzugura
ndisubiza ndavuga ngo ndi mu bukene. Ikosa rikomeye nakoze nayohereje Landlord. Landlord rero nta abera ikimara nta nimero yanjye yari afite. Yarambwiye ngo hari umukomediye bari buze guhembuze kubimbaza nimugoroba. Murakoze cyane.